nari ngisohotsemo iyo warusohotsemo ngiye kurimo iyi modoka nini iradukurikira iratugonga irabakurikirira bagonga. Iyo modoka yari itwawe nande? yari itwawe n'Yampano umugabo wawe. Mwaramutse neza muraho, ndabasuhuje cyane. Twari tumaze igihe kinini tutabonana, ariko ubu ngubu nagarutse n'inkuru ya Yampano ukekwaho gushaka kwica umukunzi we. Benshi twamenye uriya mukobwa Vava muri cya gihe basohoye video cyangwa hasohotse video y'ubwambure bwabo bari mu gikorwa nakita ngo cy'abashakanye, kuko kiriya ni igikorwa cy'abashakanye. Nyuma yaho twaje kubona indi video isaba imbabazi Yampano nyine na Vava uyu mukunzi we, ariko nyuma yo gusaba imbabazi abanyarwanda byongeye kuvugwa ko Yampano yashatse kumwica ndetse amugonze. Ni amakuru yahamirijwe na Vava nyine n'ubundi kuri platform z'umugabo bita Godfather. Nabikurikiranye nibyo ngira ngo nanjye mbumvisha mwumve. Vava ubwe yiyemerera ko Yampano yaragiye kumwica amugongesheje imodoka. Ndagira rero ubikurikirane neza 5 kuri 5, nanjye mba nahakubereye. Ubu ngubu Yampano ari mu maboko ataraye, no kuvuga ngo nyine Yampano ubu yamaze gutabwa muri yombi. Ndagira ngo wumve voice cyangwa amajwi ya Vava yisobanurira ko Yampano yaragiye kumwica. Yego anganda kumva. Bava amakuru yaramutse. Imana isandishima. Urashima Imana ishimwe. Nguhamagaye ndi live. Nguhamagaye ndi live songa makuru icyo ari cyo ndashaka kubaza. Ndatekereza atari ubambere ubwishirijwe nitwa Godfather. Ndatekereza ndumva atari ubwambere amakuru yanyu. So kunumva nta gatege. Nakomje kandi maze iminsi nanuwe ukuntu ubu rero ubwo nari ndimo ndabyuka. Nibwo rero murabyuka. Okay. Vava umbabarire kuba nkubyukije ku kibazo ngiye kukoza ariko aza kwihangana. Ntabwo ndabona nari mfite byinshi ariko naravugaga nti okay byari ibintu bisanzwe, ariko noneho inkuru naraye numvishe yatumye nifuza kukubaza ku nkuru nakiriwe mpawe n'abantu banjye Inyamirambo urenze kwa Mutwe ku bitaro kuri clinique ihari tariki 24 nakiriye inkuru ndetse n'ifoto urimo kwinjizwa mu bitaro urimo kuvirirana wakomeretse. Vava byari byagenze gute tariki 24 z'ukwezi kwa gatatu? Ntabwo nabihakana kubera ko uriya munsi ruba hari abantu. Yego. Hanze hano twabyabereye ari ku muhanda. Yego. Ukuntu byari byagenze ni impanuka nyine nagize impanuka. Wagize impanuka? Impanuka wagize yari iteye? Wagize impanuka imeze gute? Iyi modoka na moto. Iyi modoka na moto? Wari utwaye imodoka ugonga moto? Aya nagari yari itwaye. Wowe wari kuri moto? Yego njye nari mu modoka n'uriya moto. Yego. Yanegeye imbere imodoka irangonga. Iyi modoka wari urimo niyo yakugonze? Yego. No, imodoka ntabwo nari nyirimo. Nari ngisohotsemo. Iyo wari usohotsemo? Yego. Ngiye kuri bike noneho iyi modoka nini iradukurikira iratugonga. Irabakurikirira bagonga? Yego. Iyo modoka yari itwawe nande? Yari itwawe n'Yampano umugabo wawe? Umugabo wanjye Godfather. I'm sorry. Yampano. Mujye muvuga neza. Sorry mbabarire. Yampano mwari
umufiyanse yari umufiyanse okay umukunzi wawe yego umukunzi wanjye okay reka dukoreshe ijambo umukunzi wawe so wasohotse mu modoka wurira moto yakugonze byari ubushake ni accident byagenze gute kugira ngo yampano agonge moto buri byagenze gute yakugonze yagonze moto ku bushake mwari mwajyanye amakimbirane byagenze gute kugira ngo yampano agonge moto wicayeho ukimara kuri moto nayigonga yabikoze ku bushake yagonze moto uri ku bushake yego yagonze moto nari ndi ku bushake ni ukuvuga ngo waruve mu modoka hatarimo kumvikana mwari mushwanye kugira ngo usohoke mu modoka yahagaze mu muhanda nta nubwo ari wenda ari no ku cyapa yahagaze mu muhanda hagati asohora mu modoka nanjye ndasohoka ko nta kintu ari gukora ku kanya mfata moto yego nuriye moto noneho maze kwambara kasike twegeye imbere gatoya ndebye inyuma yanjye mbona yatwurikiye ngira ngo agiye kudukurikira buhoro wenda ahagarare nk'ahantu ababwire nsubire kuri moto nsubire mu modoka ahubwo mbona yagiseriye imodoka aratugonga njye n'umumotari arabagonga n'umumotari wakomeretse nyuma yaho rero narakomeretse ku biganza ku maguru ku matako ariko nyine ako kanya nahise njyanwa kwa muganga ngira ngo niyo mpamvu hari wabibonye gutyo niyo mpamvu nabibonye gutyo nyuma yaho ukimara kujyana kwa muganga batariki 24 wabashije gutanga ikirego cyangwa wagiye kurega ya mpano wari umaze kukugonga oya mu by'ukuri gatwara ibintu nk'abantu baba bamaze kumenyana ntabwo icyo gihe ntabwo nta nubwo nari mfite n'imbaraga zo kuba nahita nihutira kujya mu bindi bintu nari mfite kubanza nkamera neza nkitaho nyuma uyu wabikoze asabye imbabazi rero kubera ko hari ibindi nagombaga kwitaho cyane gukurikirana biba ngombwa ko umwanya ko icyo gihe hanyuma amakuru avuga ko mukimara kuva ku bitaro ukajya mu rugo mukigera mu rugo yagufungiranye hanyuma akakwambura telefone bifitanye isano n'ukuri twareka ibindi turi tugira ariko ntabwo bigiye nyuma y'ikoze ntabwo bigiye kure ntabwo bigiye kure reka tube turekeye ahangaha nyuma y'ibyo byabaye ya mpano amakuru yangezeho ni uko aya masaha afungiwe muri sitasiyo ya RIB i Kanombe byaba bifitanye isano no kukugonga cyangwa n'ibyo byabaye kadategereze gusa nanjye amakuru yakugezeho nanjye n'ubwo nguko nyafite reka ibindi dutegereze ibyo bari butangaze yego umva ibyo byaba byiza urakoze Vava kandi ubu urumva gute none umeze gute warivuje urimo koroherwa birimo biraza urumva nyine byinshi byo kwitaho bitanoroshye ariko namaze icyo gihe cyose nakimaze nyine ndi kwitaho ndi kwivura nafashe imiti neza uko bayimaye no kwa muganga nyuma yaho bagacekera ko nta kibazo mfite rero nubwo ibikomere ni inkovu hari ibintu biba bitarashira nyine ariko byose bizagenda neza ndizeye oya bizagenda neza reka nkwihanganishe hanyuma mbere ko ngusezeranisha bamwe nshaka kubaza muri uko kukugonga yaragambiriye gahunda yaragambiriye ni Imana yakinze akaboko gahunda kwa rukugonga akaburira ni Imana yakinze akaboko kubera ko uburyo yabikozemo ntabwo ari ibintu yavuze ngo ndakoresha uruhande Imana yakinze ukuboko kuko ntabwo ari ikintu yavuze ngo ndagiye gukoresha aka kantu gutya hari uburyo ushobora nta buryo na bumwe buhari bwo kuba ikiriho nuko Imana yakinze akaboko pe ubaho ntiwapfa ntiyaburira ngo aho sinapfa sinagira igikomere bikomeye cyane kuko n'umutwe wari kumvaho bitewe n'uburyo iyo inyuma haba hari indi modoka yego Imana yakinze akaboko kubera ko inyuma haza kuba hari indi modoka n'ahantu n'umuhanda twari turimo ntabwo wari umeze neza yari mu ikorosi yari inyuma haza ikindi kinyabiziga ntekereza ko hari kubamo ibindi bikomeye Imana yakinze akaboko urakoze cyane Vava ndagushimiye
Ça, merci. ngibyo murabyiyumviye umukunzi wa ya mpano vava abisobanura uburyo yaragiye kubura ubuzima kubera ya mpano kandi yabikoze abishaka. Byose mwagiye mubyiyumvira akantu ku kandi. Mwanamubishe ko nyuma yo kuva kwa muganga ya mpano yamukingiye mu nzu amwaka telefone, nta gusohoka ntaki, byose mwabyumvishe. Ibi rero mwumvishe ko byabaye mu mezi yashize, ariko byaje kuburwa n'ubundi ko ya mpano yongeye gukubita uyu mukunzi we. Ni amakuru yatangiye gucaracara ku mbuga nkoranyambaga ku munsi w'ejo, niwo wubuye rero ibi byose. Ibi byari byagizwe ibanga, ariko nyuma yo kongera gukubitwa yavuze ati reka nze mbishyire hanze bamenye umuntu mbana nawe. Nuko rero reka dutegereze icyo ubugenzacyaha cyangwa ubushinjacyaha buzakora kuri ya mpano.